Tugeze mu masaha ya nimugoroba handi ni nijoro bitewe n'igihugu uherereyemo kandi nagusuhuje birumvikana nahise nkuha ikaze ariko kandi birashoboka ko waboneza amatwi aho uri ari ku manywa bitewe n'ingengabihe yaho ariko kandi nta kindi kinzanye kuri izi mikoro usibye kuguha amakuru abagezweho y'ibyabereye ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko uyu munsi ni kuwa mbere tariki 15 z'uku kwezi kwa 12 reka ngende byose mbikubwira turagerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza imirwano yabereye aha cyane ko hagwemo n'abaturage benshi uri kwibaza uti ni hehe reka nkumara amatsiko nkubwire ko nakwerekeje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iyi ni Fdlr aho yiciye abantu benshi mu gitero yagabye i Walikale abantu benshi bakatakariza ubuzima kuko twagiye tubona ko hari n'inzu nyinshi zatwikiwe aha muri uyu mudugudu wabereyemo imirwano kuri uyu wa mbere tariki 15 ibi byari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 15 Ukuboza 2025 zinyeshyamba z'uyu mutwe wa Fdlr ubwo zagabye igitero karundura muri uyu mudugudu witwa Tuonane ahangaha nakubwira ko ari muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nabwo rero byagiye bigaragara ko bamwe mu baturage baje kuhatakariza ubuzima ongera forime ngende nkubwira ijambo kurindi byose urabizi ko mbandi bubikugezaho kandi mu minota mike tuba tugiye kumarana reka rero ngende nkubwira ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri yayinde nesubiza TV aha ni ukora amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho udashobora gusanga handi hantu nizere ko rero na wawundi ubukigera ahangaha aribwo bwa mbere yarangije kumenya icyo gukora nta kindi usibye gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita ubundi mukajya muduha ibitekerezo byanyu buri uko tubagejeho amakuru umunsi ku wundi bibaye rero nyuma yuko no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nabwo urugamba rutoroshya aho Abarundi bari kugenda birara mu baturage batuye hariya navuga ngo ni mu bice bya Zaminembwe babaturage bari mu bwoko bw'abatutsi n'abaturage benshi biganjemo abanyamurenge aho abangaba bari kugenda bahitanwa n'abasirikare b'Abarundi bagiye kwitsimba muri iriya misozi ubwo Uvira yafatwaga ejo bundi bamwe bagataha bajya mu gihugu cyabo cy'u Burundi abandi bakavuga bati ntaho tujya n'ubundi twaje kurwana bahita bazamuka mu misozi ikikije Uvira ari nako bahise bacukuramo indake abandi batangira kugenda bazenguruka bijya bice bituriwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ubwo ni hariya zamwenka ukomeje hirya nkuko ngenda mbikugaragariza umunsi ku wundi tugarutse rero kuri iyi mirwano yabereye ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo wagiye unabyiyumvira cyangwa se nkuko ngiye kugenda mbikubwira aka mwanya woze kunkundira ume time yawe ubundi nkubwire aya makuru neza usobanukirwe neza uburyo ibi byose byatangiye kuri uyu wa mbere amakuru akomeza avuga ko aba barwanyi bagabye iki gitero karundura aho bari bayobowe n'uyu witwa generali uzwi ku izina rya Mudayongwa uyu nguyu kandi abo barwanyi bakomeza bavuga ko uyu wari ubayoboye n'ubundi yakomezaga kubabwira ko asanzwe atabanye neza n'aba baturage batuye muri uyu mudugudu abo barwanyi nakubwira ko ubwo bageraga muri aka gace bahise batwika diregite inzu z'abaturage ari naho bahengereye abaturage bakiryamye bakaza guhita babatwikira inzu bamwe muri abo baturage bagera kuri 4 nibo bahise batakariza ubuzima mbere y'abandi bose abandi bakaraswa amasasu menshi abatwikiwe izi nyubako cyangwa se izi nzu zabo bikomeza kugenda bigaragara ko ari abatari babanye neza n'uyu generali witwa Mutayongwa uyu nguyu bakomeza bamushinja ko impamvu y'ibi ngibi byose ari uko yaje kubima ubutaka buherereye muri uyu mudugudu akaba ari nayo mpamvu byaje gutuma rero abagabaho ibitero aho ngo bumwe mu butaka buri muri uyu mudugudu waje kwibasirwa n'ibi bitero byaturutse kuri izi nyeshyamba za Fdlr bigaragara ko inshuro nyinshi yakunze kubabwira ko atabashaka muri aka gace tekereza none kubwira umukongomani kavukire ngo ntago umushaka muri uwo mudugudu arimo ngo rashaka kuhagira ubuhinzi n'ubworozi ngari byo byanateye izi intandaro cyangwa se ari nayo ntandaro y'ibi ngibi byose byabereye muri aka gace muri teritwari ya Walikale ariko kandi nakubwira ko abangaba bari bakiryamye baje kwimva umuriro ubajeho bikaza no kurangira banahatakarije ubuzima muri ubwo buryo abantu bane rero bapfuye batwikiwe inzu aho bamwe bahise
batoroka cyangwa se ababashije gutoroka iki gitero bahise bahungira muri iyi midugudu ya Kifuka. Ahangaha ni muri Kifuka ndetse ugakomeza hirya no muri uyu mudugudu wundi wa Kawuji, ndetse hari n'undi uwegereye witwa Katambira. Ahangaha si Katambira gusa, hari n'abandi bagiye bahungira ahangaha Busulungi kugira ngo birinde ibyo bitero, ariko nakubwira ko abahatakarije ubuzima bari bapfuye n'ubundi. Nakubwira ko kandi uyu ari nawo mubare w'agateganyo, kubera ko abahatakarije ubuzima nyabo kuko ni benshi, hari n'abahakomerekeye kuko kuri ubu umubare w'abapfuye uracyari uw'agateganyo, kuko nakubwira ko aba benshi baba banagiye bahaburira hafi ya bose ubuzima, nuko intare za Sarambwe zikimara kumva ibiturika nazo ziba ziryamiye amajanja, ubwo n'izari ziri hirya Walikale zaje guhita zitabarira ku gihe bamwe mu baturage ubwo bahungaga, ni nabwo baje gusika cyangwa kubisikana n'intare za Sarambwe zije kureba uko byari bimeze, ni nabwo bahise bahabwa amakuru ko ari umutwe wa Fdlr. Ariko kandi nk'uko bivugwa n'abayobozi ba gakondo bo muri groupement ya Walulanda, ahangaha nakubwira ko kiriya gitero cyabagabweho n'ubundi biturutse kuri ya makimbirane nagiye nkubwira. Bakomeza bavuga ko kandi intandaro ya kiriya gitero ari amakimbirane ashingiye ku butaka ari hagati y'uwitwa Generali Mutayongwa wa Fdlr n'abaturage bo muri iyi midugudu itandukanye. Mutayongwa rero ngo akomeza avuga ko yari afite ubutaka muri ako gace, aho avuga ko yaguze n'abasaza baho, ariko kandi ibi ngo byakunze guterwa utwatsi n'abaturage. Uyu kandi mbere yo ko aho ibitera abaturage ngo yari yarabasabye ko bava muri uriya mudugudu kugira ngo ahakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Mu bapfuye rero nakubwira ko abamaje kwitaba Imana harimo n'abangaba twagiye tubona ko harimo abarwanyi cyangwa se abasanzwe bafatanya n'isi ngabo za FARDC. Ubwo twagiye tubona ko harimo abarwanyi babiri baturuka muri Wazalendo muri uyu mutwe witwaje intwaro w'abamayimayi muri Kifuwa. Ahangaha rero n'ubundi umuriro uracyakomeje kubera ko ubwumvikane buracyari bute. Ubwo urumva n'ubundi aha tuvuze ko ari nk'impande ebyiri zisanzwe zifatanya urugamba, nazo zishobora kuba zagonganyemo biturutse kuri uku kutumvikana kwabereye aha muri ibi bice bya za Walikale. Nagiye nkubwira imidugudu yagiye yibasirwa n'ibi bitero byaturutse kuri Fdlr, aribo batangije urugamba kuri uyu wa mbere, ari nabyo byaje gutuma rero bitutumba muri iyi midugudu yose, bikaza gutuma habaho no kurasana. Ariko nakubwira ko n'ubundi abaturage bataragaruka mu ngo zabo, kubera ko ahangaha bitiriwe byifashe neza kugeza n'aya masaha. Njye narakubwiye ngo ku kibuga cy'imirwano mba mari ku bwawe, wowe ujye unkundira untega amatwi ubane nanjye ngende nkwibwirira ibiba byagiye bibera ahangaha, kuko aha mpari ku bwanyu kandi nzahora mpari. Nababwiye ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo mba mpari, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nkaba ndiyo, yewe na Kinshasa naho njya ntungayo kamera nkareba ibiri kuharebera, nkaza mbibagiza kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza uko bimeze. Ni mu gihe rero nkuko nabigarutseho, ubwo aha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru urusaso rwari rwongeye kuvuga, no mu ntara Kivu y'Amajyepfo naho bitari byoroshye, ndetse ari intambara y'ibikorwa tugenda tubona tubona amasasu ndetse n'intwaro karundura zikoreshwa, ndetse n'intambara y'amagambo irakomeje hagati y'ibihugu byombi. Hari igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, hakiyongeraho n'igihugu cya Perezida Neva Evariste Ndayishimiye, aho igihugu cy'u Burundi nacyo gishaka kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Ngira ngo ibi nabikubwiyeho mu munsi wabanjirije uyu nguru, nkubwira ko Evariste Ndayishimiye ngo yabonye ko abarwanyi b'u Rwanda badashoboye, ariko kandi twagiye tubona ibyagiye bibera tere. Ubwo tuzagenda tubona neza koko abashoboye n'abadashoboye. Ni mu gihe bakomeza gukubitwa inshuro, ariko nabo bagakomeza kwideburira cyangwa se kwidefanda, ari nako bategura ibindi bitero shuma, babitegura
baturiye Bujumbura ari nako babigaba ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngira ngo mujya mubibona za Kamanyora ndetse n'ahandi muri kiriya kibaya cya Rusizi. Ibi byose rero nanjye najya ngenda mbibakurikiranira hafi kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza uko bimeze, mubwiye ko amakuru y'iri joro nshyizeho akadomo aka kamwanya ntabwo naba nkubeshya, ahubwo nakubwira ko ndaza kongera gusubira nawe wari uneze amatwi mu makuru yacu ari imbere, kuko tuba tubafite menshi kandi ntajya ashirayo. Mujye munkundira mukomeze munshyigikire mukora subscribe ku batarayikora, ndetse mumpa ibitekerezo byanyu muri comment. Ibyo birajya bima motivation yo kurushaho kubashakira amakuru nk'aya ngaya muba mushaka. Ndabakunda cyane, dusubire amakuru yacu ari imbere. Asante sana.